Kigaje abana cyangwa zabize zabisoje kabisa kigaje cyane kivuye tusaba hu aya oya byihoza bamonze Segura. Aba ubimeze biteze Fresh. Ibintu ni neza. Ni neza kabisa. Ubuzima muri Kigali buhagaze gute? Urebye nane kwa kundi. Nese ko mwe bamere neza ko twari fo. Ari muvari muvuze ngo ikigaje mu rukinyweye. Turakinyweye kwa ko twakubonye. Oya. Mu mujyi wa Kigali ahantu bacuruza ikigaje. Hamwe se ni henshi cyane. Kigura ngahe? Kigura make cyane. Nk'umunsi wawe ubuteye utengira izina. Umunsi wanjye ubuteye neza urebye ibintu byagenze neza ari akazi kemera ari n'igihe kadakunda. Ibyo byakunze bimeze gute? Usanga nakoreye cya 5 cya 2. Cya 2. Ubwo iyo ufashe cya 5 cya 2 unywamo ikigaje cyangahe unywamo ukizigama ngahe? Usanga nizigamye nka 5 aho ngaho. Ese ko ikigaje gitwara cya 5 cya 2 cy'ubwacyo. Yamaye ngada. Bamwe batubuzima muri Kigali ngo buranze. Ibintu bimeze nabi bigute? Ubuzima bwaranze kwa kibina kenshi ibyo kurya birahenze n'ibyo kugasanga birahenze ese bwakunda bute kandi bihenze. Uvuze ngo turashonje. Turashonje cyane. Oya, ntaga twakumvikana papa. Wowe ukora iki? Ndi umukarani ntwaza abantu. Uko twaza abantu? Ikigaje kigura ngahe? Ukizigama ngahe ubakorera ngahe ku munsi? Nakuvanga ikigaje amafaranga nyigura amafaranga inote y'igihumbi nakoreye 3,000. Ikigaje se mu gikura? N'ahantu kitari mu mujyi wa Kigali hano hose kirahari. Nase bahingaye. Natwe ntago tuzi ahantu bagikura natwe tubona tukinywa gusa. Tuzi ko ari ikigaje. Mwizeye ubuziranenge bwacyo se? Urebye tukinywe nta kintu kidutwara kitugwa neza ko tubona se nta kibazo. Hano hafi hari aho kirisi? Hano hafi hari ahantu kirahari. Hano hafi? Hano hafi kirahari. Hano hafi kirahari? Kirahari hano. Yewe biterwa n'amafaranga mba nakoreye. Nko ku munsi ukora ngahe? Ku munsi ntago navayo nkora hari nubwo nanakora na senyisa ku munsi ariko hari nubwo nkora n'ibihumbi 5 biterwa no ku munsi wo wagenze. Ubwo ukoreye 5 mu kigaje cyangahe ukizigama ngahe? Nkoreye 5 ntago ngiye narenze cy'igihumbi. Kigaje cy'igihumbi. Ese ubwo kiba ari amarwa bari ubushara bimeze bite? Namarwa nyine nkamwe yo mu cyaro ariko tubona bitubinye. Ikigali badahinga bagira amarwa koko? Ese ko natwe bitubeshyaza. Tugende mujye kunyereka ikigaje kiri. Abajene banje ntibambeshye. Kwa Mutoni Kwande? Kigaje hari epfo kwa Mutoni. Kwa Mutoni habi ikigaje. Cyanga funze neza. Icupa rigura senyisa y'umuntu ngo yo 2 ntawasi. 2 ntawasi. Ariko reka mbaze uyu mupapa ndabona ari umujene ukomeye cyane. Papa wanje bimeze bite? Meze neza. Kigali ntibahinga. Ariko ngo bateka ikigaje. Ikigaje turakizera. Kibare igikorana. Kizaba amaraso. Kizaba amara ariko wenda simbiza musaka baba bayakura mu ntara. Birashoboka. Abajene barimo kumbwira batani ikigaje kwa Mutoni kiba kimeze neza cyane. Ariko nanone bakambwira ngo ubuzima bwaranze Kigali ngo bimeze nabi. Nibyo? Birashoboka. Oya ukubyumva. Nawe ubona Kigali ubuzima bukakaye. Ntabwo bukakaye cyane koko haba hari akazi gatandukanye. Ku buryo igishoro yarayabona. Muze mumubwire. Warayafite. Agarahanga. Urabera ku kivuga ko ubuzima Kigali bukakaye. Gusa ntago navuga ko bukakaye cyane ariko urebye n'ukuntu igihe kimeze n'ukuntu mbere byari bimeze irakakaye. Gusa ntago twavuga ko ari cyane. Mbere ibintu byaguraga makeya. Umuntu yakora n'amafaranga akabasha kubona ukuntu yayakoresha. Nk'ubu najyaga muri restaurant mfite amafaranga 500 nkarya nkananywa. None uyo mfite igihumbi no guhaga simpaga. Kandi hari igihe nshobora gukorera ku munsi icyatanu kandi nkeneye kwishyura inzu. Ngo rero ubuzima burakakaye. Iyo ngiye impamvu avuga ngo wenda ngo Kigali ngo akazi kagiye gatandukanye nuko agafite. Hari n'abatagafite. Uyu nguyu we kwigare ntabasha kuyabona. Papa wanje bimeze bite umusaza? Kibazo rero kiriho. Nubwo wenda ubuvanga aka kagare. Kukabona no kwihata bya hatari.
kuyabona no kwihata ni ukwihata byatari ikindi nkamwe nimba muri n'abanyamakuru yego kwaba ba rwiyemezamirimo abikora ku giti cyabo ku bijyanye n'abanyakabyizi mwabasha wenda mukatuvuganira wenda bakareba ukuntu bazamura agashahara nko ku munsi ukorera ngahe wowe nko ku munsi nkorera 1000 kandi nkakiryamo ngaho ngo ubuzima i Kigali bwaranze ubwo igihumbi wakoze iki ni umunsi wose nkoranyakabyizi ariko ndebye mpembwa ukorera umukire mpembwa ku kwezi ariko iyo njeze nsanga ninjiza 1000 kandi kode ntiriboneka naryo riraboneka kurya bikagorana gusa njyewe ikintu uwo mu rwiyemezamirimo mukorera ibijyanye n'iki nenze kuri umunyonzi oya ntago ndi umunyonzi aka kagare nagakuye mu mafaranga mariko ni depression kurera wateye imbere niba umushahara wabashije kurama akagare kagucyura kakuzana ku kazi numva utarateye imbere se ntabwo ari cyane n'ubundi hari byinshi umuntu aba yigomwe kurya nabi kugira ukagereho ubuzima bw'ejo hashize sibwo bw'uyu munsi bw'ejo hashize ntabwo bw'uyu munsi kuko umuntu yageraga 1000 akarya ukagira 1000 ukarya na ndetse waba udakeneye kunywa ukanasagura ariko urajya muri resitora nta kintu ufata n'icyo ufashe nabo baba birenga ngo badahomba kubera ibintu byuriye ibiro byaruriye hose byaranze hose byaranze yego ko mana yanjye mama mwaramutse neza aba mama ko bankwepa mwoka byaramwe uri umucuruzi ngo abavandimwe barambwira ati 1000 imbere waryaga muri 500 ukarya ukanywa ariko n'igihumbi kuri ubu ngubu ngo ni ukuremba inzoka igihumbi se cyakumarira iki make cyane ucuruza ibijyanye n'iki ibijyanye imboga ubwo harimo karoti amashu n'intoryi ubona ibiciro byarazamuwe n'iki hakorwa iki ngo ibyo biciro bigabanyuke nimba ubuzima bukomeje kwanga cyane sinzi ikintu cyakorwa niba ari imvura wenda ari kirima hindutse n'imisaruro ikagabanuka simbizi ariko wenda hari nk'ubu ngubu wenda nk'imiteja twaranguraga 800 turi kwirangura 30 kandi twaranguraga 20 igeze kuri 70 60 intoryi nazo twaranguraga nk'ibihumbi 7 turi kuzirangura 25 ariko mbere nabonaga ngo inyanya ngo zitwa ibimenewe siko zitakibaho ntabwo zikibaho bahita bazisamira hejuru none si ibimene ibimene byari umurengwe kuko amaresitora nibyo bisigaye bikoreshwa mu maresitora ibimene bisigaye bijya mu maresitora nibyo bakoresha kuko nibyo bigura make ugereranyije n'inzima kuko ikiro cy'abiri nta muntu wa resitora wayikondera niyo mpamvu muri resitora baryamo barwara amibe yego amibe ahubwo izabahitana ubuzima rero burahenze cyane tubasure mu isoko reka mbere yuko tujya kwa Mutoni ku Kigage reka tubanze tujye mu isoko dusure aba bacuruzi batwereka ibyo bacuruza isoko banze kurizamo abazunguzayi vayo tugende hariya urebe uko twitwaye byibura yenda mwana tuvuganira byibura iri soko natwe rikagira abakiriya ucuruza iki ngiye ncururiza ibyaye n'ibikoma ariko ucuruza icyayi n'igikoma ariko nyine nanjye iyo batakoze njye sibwo nakora iki abasaza bimeze bite ubuzima bwanze se namwe telefone nziza shaba mugabo ubuso burimo kureba turi kwirebera agapira ubaye amakipe ari gukina nayahe Abafaransa na Argentine agafaranga wakabonye ni gake tuntariwe wowe wayabonye ni make abavandimwe barimo kumbwira ngo ubuzima bwaranze ngo hano muri Kigali ngo hararya umugabo agasiba undi byaba ari ukuri koko bwaranze ubuzima buranze Kigali ushingira kutuvuga ko ubuzima bwanze imikorere ntayihari kare yabaye mikeya ubu nayo kugura ikigage ntayo wabonye wapi byaranze no kuyabona nuko wikaranze cyane nka mbere wabaga wakorera ngahe kuri ubu uri gukorera ngahe nka mbere wabaga wabonye nka 5 none ubu ngubu na 2 ni ukwibona wishakuye cyane hatari kabisa hatari harya imboga zicururiza hehe muri karaga soko kari harahiye reka tubanze duhere mu isoko mu mboga igikoma turaje tugisure mu kanya ubundi hirya kandi gasoko hariya mu isoko ryahiginze para mu yitinga cyana zare ibihombo bihari wenda ibihombo bihari hari ibihombo biteye ubwo ndaje igikoma ndaje mu kanya ngewe
kambanze hariya hepfo hariya hepfo turanyura hano dufate guca amahanga tubanza tujye mu kigage oya reka tubanza tujye mu myaka ngo cyaraguraga 300 ikigage cyaguraga ngahe niba ikigage cyaraguraga amafaranga 300 reba nk'utuntu usigaye mfite kera nacuruzaga umwenda muzima ariko reba nanjye ndanze ndarangiye urarangiye kubera inzara n'ukuri ndagera mu rugo nkihiringa nkagera mu rugo nta kintu mfite nagera mu nkaburugo byaranze byaranze rwose n'icyo kigage ntago tukinywa ubu hano ikigage nabwo ugiye rukaryara ikigage narakibagiwe rwose kwa Mutoni reka dantuherukayo nese waje kuguhamagara kuri yari ukuva yuko tujyayo twe twagiye kukinywa nitwe twakinywaga ariko nta muntu kijyayo rwose abantu barashobora ku munsi ushobora gukora amafaranga angahe ubu mbere nakoreraga wenda nk'ibihumbi 4 ariko ubu ngubu ndakorera 4 bitagize n'icyo bigura nakora mutiki mvanaho n'uruka nagera hano nkabona biranze bakanakugurukana ngo najya no kurya kungurukana bwo ni ibintu menyereye rwose ndanabita nkirukanka ni ibintu menyereye ndabita nkirukanka kandi akabigasekwa nk'akeza cyane reba nawe ndebera hari icyo musaba kugira ngo byibura mukore mutuje se mwiteze ngo twebwe ikintu twagakwiye gusaba bavuga ko batanga amasoko nyamara kandi ngiye urebye imyaka maze nzunguza ngiye ntago ndahabwa iryo soko pe ntago ndari habwa isoko wagenda ugatandika amatuna dusome ni ikibazo nibaza nyine niyo banari imicyo nakora niba nashyiramo utu tuntu ureba mfite mu ntoki kw'ibyo 4 ubundi subahanga harimo 4,000 wowe ukureba ubu urabona ibi bintu mfisha birimo 4,000 igishoro cyawe ni amafaranga angahe igishoro cyanjye sinjya ndenze 8,000 nkurikije uko ubukene bumeze nyine ibyo 8,000 mba nakagemuye ariko ubundi mbere nabaga mfite wenda nk'ibihumbi 20 nkagenda nkazana utwo ducaguwa nkaba ababyeyi bose bakangurira nkabona amafaranga atunga abana ariko dore ni ugushakisha ubundi buryo bwo gukora ureba abantu bose ukuntu bameze baricaye reba nawe kandi nta kintu gihari n'iryo faranga niyo ryanaboneka nta kintu rigura ubuzima bwa Kigali buranze kabisa ubuzima bwa Kigali buranze ahubwo mudutabare none turavuga ngo icyo turimo kubona ni ukuvuga ko ibintu bihenze ubuzima bwanze ariko se hari icyakorwa ngo ubwo buzima tubona bwanze bugaruke icyakorwa n'abadukuriye bari aho hejuru babibona kuko twebwe ntacyo twakora twe tugendera ku mabwiriza twe ntacyo twakora uko bije tubyakira uko turatekererezwa ubwo niba bavuze ngo ikiro cy'ibirayi ni amafaranga 700 turagenda tukigure nyine uwayabonye utayabonye nta n'ahantu wabona bafungana bya bindi bafungaga ukagenda ugabona kubige nta wabona n'ibiryo byo kurya bya 700 nta resitora wajyamo ngo urye ku biryo bya 700 niyo byaba biciriritse baza bano bantu barakubwira ubu resitora make runangahe amakeya nyine zimwe twariragamo 300 400 ubu ngubu ufite 1000 ubundi udushyimbo twatundi batangaga twishana barimo baradutangira 400 bakadashye gutya ari amarusha 2 ugatanga 400 kandi 400 mu gitondo umukarani nguko yarabyuka akanywamo icyo kigahe cya desa yamara gukubitamo icyo kigahe cya desa agahita yumbagiza akabaraga agashyiramo ibishyimbo bya 200 agashyiramo n'agacapati kamwe bigwana na senyisi ariko nakubwiza ukuri bishigaye bigera saa 3 nta nurabona 500 sinzi niba mbabeshye dore ngaba barakubwira ubu aho bwakereye tugeze ku saa 5 n'iminota 3 ubu kuva aho bwakereye nta kintu urakoza mu nda njyewe ntagiye kukubeshya nabyutse nywa amazi hariya maze kunywa amazi nyine mfata tuno tuntu ndikaraga urumva naba ngiye kukubeshya rwose naba ngiye kukubeshya ubu ngende turira rimwe dore singaya ubu se wajya ku meza nakora amafaranga 200 ndabwira ngo iki mugore ndamubwira ngo iki kandi ubwo namubwiye ko nje ku kazi kandi ugukeneye na cya kigaje kandi na cya kigaje nyine no kwishyura inzu do kuva mu gitondo n'ibiryo byasaze derega umuntu arara n'akazi twarakabuze tukabonye n'ubundi twakora ariko se akazi kanyu ni ukwisuma ni ukwikorera imizigo ariko tubonye n'akandi kazi imizigo zirahari ziri hese ngo iri hese imizigo yinyereke nyikorere uzi ko numva nkumbuye kwikorera imizigo kuva mu gitondo reba ukuntu naje nambaye nta muzigo nari nikorera dore ndavuga ngo iki zizana imyaka zipakururwa nani ntago ari reka izasiturutse reka ibintu byaranze niba warajya kugenda inaha mu minsi yashize ibi biparikingi byose byaga byuzuyemo zizanye imyembe zizanye amavoka zizanye za karoti zizanye iki ubona imodoka imwe kandi imodoka imwe mu bantu ureba bangana batya cyangwa ze zikaba 3 ukabona abantu bangana batya baraha ubwo urambwa ko uwo muzigo wakwikorera aba bantu bose ureba n'abandi bari mu bindi bikari nahe utabonye ni atari boreka tugere mu isoko ry'inyanya tuve mu isoko ry'inyanya duhita twigira mu kigage ubundi ubuzima bwendereye